Jesus. Hey! Ha! Yes, reka mbasubize kandi bifurize ibihe byiza mwe mukurikiye Inguni Zose TV. Ni Brown T muri kumwe, twagize amahirwe yo gusura umusore ukora ibintu bijyanye n'ifarini, yaba amacapati, amandazi ndetse n'ibiraha, abantu mu bikunda kabisa. Turi kumwe nawe. Mbere yuko tuganira nawe arabanza twibwire, hanyuma tuze kureba ibintu yikorera ahangaha. Turi ikagugu, harya hano wita kwani kwa Masera. Bahita kwa Masera mu cyo cya Kagugu kwa Masera. Reka banza twibwire, harya witwa nde musore? Amita Kajibwami official. Kajibwami? Yes. Official? Cyane. Ukora ibintu bijyanye n'amandazi, ibiraha, ni iki n'amacapati n'ibiki byose. N'amandazi. N'imigati? N'imigati na keke. Okay. None se ndabona ahantu ahangaha niho uri gukorera, aha niho ubikorera? Aha ni ibwami bwanjye. Kuri meza niho ibwami bwawe. Yes. Ni ijabiro mbese, aho umwami abatetse bayita ijabiro. Aha, turaza kugenda utwereka buri kantu, sibyo? Etape by etape uko ugenda ukora buri kimwe. Ubu ugiye gukora iki? Ugiye gukora impapuro z'isambusa. Ubu ugiye gukora impapuro z'amasambusa. Turatangira utwereka ukuntu ugenda ubikora. Kuvuga ngo abantu bakubitamo amazi mu ibase. Ura cyane. Shyiramo amazi make mu ibase bitewe n'uburyo ugiye gukora ingano. Twarangiza gushyiramo amazi mu ibase. Amazi mbese ntabwo ushyiramo ikigereranyo, biterwa n'amazi ugiye gushyira n'ifu ugiye gukoresha. Ifarini ugiye gukora ifarini. Ukabona gushyiramo ifarini, ugashyiramo amazi mu ibase. Ukabanza ugashyiramo umunyu. Umunyu nawe ntabwo ura no kugereranya, ntabwo umenya ngo waba ari muke ugashyiramo mwinshi cyangwa se waba ari mwinshi. Ubu ushyiramo rimwe mba mbizi icyo ushyiramo. Nabi ikigero cya nyuma gifite mu ntoki. Yes. Tukavanga gutya. Ukavanga. Ariko nizere ko izo ntoki zaba zikarabye. Cyane kabisa, urumva ibwami nawe aho. Ukavanga. Ndayamaze gushyiramo kakundi. Uwo munyu wakoze buri. Niza ushyiramo ifarini. Kandi nabwo ugenda ushyiramo nkeya bitewe, cyangwa se ukagenda ushyiramo amazi. Ushyiramo ifarini. Harya kurya n'impapuro nta kintu uvangamo, umusemburo, ngo amagi. Ibyo babikora mu ntuzo. Ukavanga. Ukavanga. Nta minota uvanga se? Cyangwa uravanga kugeza igihe bibiri? Turavanga, uragitonda kikanoga, ubundi ukagikuramo. Ukabona guca biya. Iyo amazi abayemo makeya wongeramo utundi. Urabona n'amazi uri gukoresha. Rero hari abantu bajya bibaza akavuga bati si ibintu babikora bate. Igihe najyaga mbona babikora yibaza izo mpapuro ukuntu bazikora bikanshaka. Naho kumbe ni uko nguko. Ndabona isa nkaho iri kunoga. Urabona iri gushya, iri kunoga neza cyane. Ariko bisaba imbaraga nyinshi njyewe. Bisaba imbaraga nyinshi cyane, uragitonda kikanoga cyane kabisa, yakwigashyiramo. Bisaba imbaraga byinshi nk'iby'umuyede. Cyane cyane kabisa. Byibuze se umenya gute ko iyi farini yahiye? Ni agafu kaba karimo, kaba kashizemo kimeze nk'ubugari batetse bw'imyumbati. Ndabona kimeze nka masitike cyane. Ubu ngubu urabona gutya cyane uze kimeze neza, urabona ko nta kibazo. Yafu se urabona hari icyo ubonamo? Ubwo ushaka urarura? Ubu ngiye gukora mu ibase n'itatu icyo bita biya. Ngiye gukora biya. Biya ni twa tuntu tw'utubiya bagenda bagira. Cyane kimeze neza. Uyashizemo. Ngiye gukoramo icyo bita biya z'isambusa impapuro.
ubanza gushyiramo agafu kugira ngo itagufata mu ntoki gatuma kayica neza cyane. ubwo utwo batwita bayita biya. biya tukita akabiya. akabiya. ese umenya gute ingano ushobora gushyiramo? bafite urugero mu ntoki zanjye. ubwo bivuze ngo niba uri ukora amandazi cyangwa ukora ibintu nk'ibyo by'impapuro, ubwo wenda hari hirya hari undi muntu uzikora, ese mushobora gukora ibintu bingana? abantu bakora ibintu bitandukanye bitewe n'abakiriya aho bishimira. ariko niyo mpamvu abakiriya usanga bari kugenda barondera hari binini. kandi umukiriya ajya kugura hari binini. ubu ako kantu karavamo nka biya zingahe? aka kamwe uri kureba karimo isambusa 4 za magana. ubwo karaza kuvamo impapuro urakatamo utuntu tune. ubu aka kamwe karimo 400. ubu kamwe ni 100. agapapuro kamwe. kamwe ndaza kugakata ngasige nkarambure ngakate.